tugize n'Imana bareka no kubikora ntagire n'umuntu n'umwe ubikora. Bumve rero yuko bidateze kuba byinshi ngo nushaka kubikora cyangwa abikora vote, ariko twabonye umuntu umwe ubwo nta wakomeza ko ibyaha bitari byinshi cyangwa ibyaha by'ubwoko bitari byinshi, ntabwo ari byo. Niyo cyaba ari kimugiye kugikora gitewe n'itegeko ari ubwa mbere, bamenye yuko ntabwo polisi yabyanganira, nta nubwo amategeko abyemera. Abacuruzi bampaga amanimero y'irangamuntu, nkagenda nkabafungurira amakampani, akazanana na IBM zazo nkayabaha. Ntabwo ari ukuvuga ko ari igihe bamushinza ku kazi ngo ajye gakora, kuko ngiye mfite kampani ndakora, ndacuruza, ndarangura, nkacuruza, ni kampani yanjye izwi hose mu gihugu. Nitwatse nk'umukiza Patrick, abantu mu karere ka Gasabo, umujyi wa Kigali, umurenge ni Gatsata, umudugudu akagari ni Karuruma, umudugudu ni Bigega. Impamvu ndi hano kubera ko nakoraga akazi ko gufungura kampani kuri internet z'ubucuruzi ziri kumwe na IBM yazo. Nabikoraga nzikora akazi. Abacuruzi bampaga amanimero y'irangamuntu, nkagenda nkabafungurira amakampani, akazanana na IBM zazo nkayabaha, bakajya kuyakoreraho. None uyu munsi kuba mpagaze hano nuko narangije nkafatwa, nari ngiye gufungura indi kampani y'umucuruzi turi kumwe aha ngaha, yari ya gatatu kuri we. Ubwo izo kampani icyo zakoraga nari nzi ko ari kampani z'ubucuruzi, ariko ntabwo zari kampani z'ubucuruzi zemewe, zari IBM za fojari zitagira aho zanditse. Bifungura guzi ko byemewe, nyuma umenya ko bitemewe. Ubwo ngubu nabifungura nzi ko byemewe, nzi ko ari akazi, ariko nyuma namenye ko izo kampani nta hantu zajyaga zinjiza umusoro, zitajyaga zidekarara, ahubwo zavagaho fagitire zo kwiba leta, bakazikoresha izo fagitire bazidekarara amakampani yabo bacururizaho. Ubitangira igihe kingana iki umenye ko nyuma rero uri gukora ibitemewe nabwo kingana? Natangiranye n'uno mwaka nibwo nabonanye n'uno mugabo turi kumwe muri uno mwaka mu kwezi kwa gatatu, ansaba kumufungura kampani, ndayifungura, ndayimuha, ikoreraho. Yayikoreraga igihembwe kimwe akayisubika, agakuraho fagitire adekarara iye kampani icuruza ibyo gucuruza mu mujyi by'ibyuma, amaferabeto, ibyuma by'amashanyarazi, byose niko kazi yakoraga, afite iduka mu mujyi. Ubwo twarakomeje turakorana. Igihembwe cya kabiri nabwo ambwira ati fungura indi kampani, nabwo ndayifungura, soraho fagitire zo kudekarara, ndazimuha. Iki cyari igihembwe, ndumva aricyo cyari igihembwe cya kane gisoza umwaka. Uravuze uti wabikoraga nk'akazi, wabikoraga nk'akazi wihangiye cyangwa hari umukoresha wawe wabifite? Ntabwo nabikoraga nk'akazi nihangiye, nari mfite umukoresha wanjye ariwe boss, nguyu ariwe nafunguriragaho, ari nayo wazikoreshaga kuri kampani yiwe. Hari ahantu batari gusobanuka neza, iyo ugize kubikora ubizi neza ko abishobora kuba byemewe n'amategeko, ariko uza kongera kuvuga ko ari igihe byagaragaye ko uzi ko bitemewe n'amategeko. Impamvu dusobanuye neza igihe wavumbuye ko bitemewe n'amategeko, warakomeje urabikora, niho dushaka gusobanura. Impamvu navumbuye ko bitemewe n'amategeko, ejo bamfata nibwo kampani nari nagiye gufunguza, bampaye na IBM yayo na mashini yafungurirwaga ku irangamuntu itariye. Noneho mbona ko n'ubundi nibyo nakoze mbere, n'ubundi byafunguriye kuri yarangamuntu itariye. Nemera ko nakoze amakosa. Nonse mbere ubifungura irangamuntu ni wayibonaga kandi narayibonaga, ariko numvaga ko buri muntu wese wampa irangamuntu namufungurira, nkajya muri Suberi, kuko nanjye nta bumenyi nari mfite. Najyaga muri Suberi nkishyura umwana ukora muri Suberi, akabinkorera, akamfungura, akamparangije no kwestaramo IBM byose akamabirangije. Wafashwe ute rero, wavumbuye gute? Mu kuvumburwa nari ngiye gufungura indi iyo IBM y'iki gihembwe cy'uno mugabo.
yo kuzakoresha muri iki gihembwe kizadekararwa ku itariki 15 z'ukwa 9. Ubwo bakimara kuyifungura batwara purayinze kwa online, umwana arabikoraho muri suberi, IBM arayifungura, ampamagara ambwira ati imashini yawe yatunganye, ngwino uyishyire boss. Nibwo nagezeyo, nkimara kugerayo ndamwishyura amafaranga yajyaga bifungurira, ndayamuha. Nkimara kuyamuha nibwo nahise mfatwa. Ndi kuvuga ko we nasohoje amwanyereje miliyoni zisaga 45. Ayo makuru yafite neza? Ayo makuru ntago nyafite kubera ko iyo mibare ngewe nari ntarayibona ku byo yasohoye mu bye kuri kampani y'abacuruzi. Ariko ibyaje kampani namusohoreyeho na IBM namusohoreyeyo zo ndazizi n'ebyiri, ndazizi ni ya gatatu itari yakoreshejwe. Ababishinzwe bareba imibare kuko imibare ngewe guhembwa nahembwa guko nabaga nakoze hari igihe nyishyuraga 100, kanyishyura 150, mbese ko uko nabaga nkennye nagendaga nkamuganira amafaranga kama amafaranga. Urimo uravuga ko utarubizi ko ibintu ukora bitemewe n'amategeko, kandi dufite amakuru y'uko uyu mugabo mukorana yajyaga guha ibicuruzwa ukabishyira muri izo stock zanyu kandi ari baringa mukanabiha n'ibiciro. Ikindi cya kabiri, muri no service bamuhaga ariko yabaraguye amafaranga arenze 600 yuko mukora service nziza. Ni hehe uhera ubihakana kandi mu bizi biti bigaragara ko mwakorera? Ntago mbihakana kuko ntabikoze, ahubwo nasobanuraga kugira ngo byumvikane. Iyo BM n'ubundi yakoreshaga dekararize yampaga kugira ngo fagitire zisohoke, nuko guha ibicuruzwa akaguha n'ibiciro byabyo ukabishyira muri BM bagasohora fagitiriye nkazimushyira. Yampaga ibicuruzwa acuruzwa yaguye mu iduka rye tukabyesara muri BM, narangiza nkamusohorera fagitire nkazimushyira azadekarara kampani yiwe. Nicyo nasobanuraga kugira ngo cyumvikane. Ngewe amafaranga yampaye yose kuri telefone yanjye historique irahari, uko yayamaga kuri mobile money. Nigezamo amafaranga cash, nigezamo amafaranga cash yamaga kuri mobile money. Banareba muri historique ya telefone yanjye mobile money biriho ayo yagiye anyishyura kugeza izi saha. Maginga rero ngewe nakoranaga nawe ndi jyenyine. Ari nkubaje ni magingo yangaya uri imbere ya polisi itangazamakuru, niki umva ko ari cyaha wicuza, unagira inama bagenzi bawe utazagwa mu mutego ngo? Icyaha ndakicuza cyane kuko nanjye ndi umunyarwanda ukunda igihugu, kuko nimba narakoze ibitemewe kandi nagombaga gusesengura mbere nk'umuntu nkamenya ko ibyo ndimo nkora bitemewe, icyaha ndacyemera ko nakoze amakosa. Nsabira n'imbabazi abanyarwanda ko ntazayasubira, kandi nzahora mparanira nanjye n'ababikora bose namenya bose nabibereka nabo bakabivamo. Ibyo namenya byose ku makuru y'ibyo byose ahombye igihugu, ateza inyuma igihugu, asubiza inyuma igihugu, ndi tayari gutanga ubufasha bwo kubimenya nkabimenya igihe nkaba abanyarwanda bambabariye. Fungura kampani wakoresheje ibyangombwa byanjye? Fungura kampani nakoresheje irangamuntu, ntago yari iyanjye, yari umwana bita Damuru nayihawe n'uwo mucuruzi. Uyu munsi wemera ko ari icyaha wakoze? Ndemera ko ari icyaha kubera ko ntago nigeze nshishoza ibyo nkora ko bitemewe, kandi narangije kubona ko bitemewe bihombye igihugu. Gusa ndasaba imbabazi abanyarwanda. Ye nitwa Karangwa Benoit, nkorera mu mujyi wa Nyarugenge, afite shop yitwa Vision Hardware. Yego. Benoit Karangwa. Nkaba nkorera Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Umucuruzi? Ndi umucuruzi. Acuruza iki? Curuza kenkeri, ibijyanye na kenkeri. Ibyo umugenzi wawe akuvugaho yuko wamukoresheje akazi kajyanye no gucura za IBM, nibyo? Oya, ntabwo ari byo. Ikiri cyo ni iki? Kuki uri hano? Okay, ngende hano undi ejo bamfashe bankuye mu mujyi, barambaza se uyu mugabo uramuzi? Ndere ndavuga nti ndamuzi. Tuvuga reka tugende, turaza kugarura, na ifite imodoka ndavuga reka nzamukane nayo, turaza tugera hari Akaciro kuri CID. Nibwo twicaye, gusa yenda icyo nabambajije ibijyanye n'uburyo dukora n'uburyo twamenyaniyemo.
wowe twamenye ari nk'umuntu uza nk'umukiriya abaza ibiciro, hanyuma aza kuvuga ko nyuma ko acuruza, ambwira ko yajya ndanguza ibicuruzwa, ariko wenda nyuma we yari afite tageti ye. Nibwo nyuma twaje kugenda tuganira, aza kumbwira yuko we ashobora kumbonera amafagitire. Ibyo mvuga ni ukuri. Noneho ambwira ko we ajya asagura, akaba afite reserve ku buryo ushobora gukoresha yenda ku buryo wayidekarara yenda umusoro ukagabanuka. Ibyo ngibyo biraba, nta bundi buryo twiye dukoranamo nawe, twakoranye gutyo, akaza akampa izo fagitire kugira ngo dukoranye. Twabonye nk'ibihembwe bitatu, sinibuka yenda amafaranga yari, ariko ibyo byose yenda ashobora kugira nko muri miliyoni 40, ariko hari zitaradekararwa zigihari, kuko iki gihe ntabwo kiradekararwa. We rero kuba yarampaye izo fagitire, ntabwo ari ukuvuga ko njye nakoranaga nawe, ntabwo nari nsanzwe muzi, namumenye gutyo. Ntaho twari tuzi, yenda niyo bakora bagashakisha, ntaho naba nziranye nawe cyangwa namutegetse ngo ajye nkora ibyo bintu. We kuri we ibyo avuga ntabwo ari ukuri, ni ukubeshya. None se wowe nk'umucuruzi, yego, uvuga ko izo fagitire utazibyaza, wahakana neza cyangwa se wasobanura neza kuko wasuraga neza nta kibazo? Nibyo natangiye mbabwira ko izo fagitire umva narazifashe. Ibyo byose urumva ko harimo amakosa, ariko yenda ntabwo umuntu yari azi ko ari amakosa, kubera ko zabaga ari IBM yemenda ukayidekarara, ukanenda uwo musoro uragabanutse. Ariko muri make kuvuga ko wenda hari icyo naba mbiziho cyangwa dufatanije, ibyo ntabwo ari byo. Jewe icyo wenda hari aho numva nazikoresheje, ariko hari n'izindi kuko bamufatanye iyo mashine bavuga yuko wenda ziri muri mashine, ariko ntabwo ari ukuvuga ko ari igihe bamushinze ako kazi ngo ajye gakora, kuko ngiye mfite kampani ndakora, ndacuruza, ndarangura, nkacuruza. Ni kampani yanjye izwi hose mu gihugu. Nyine kampani yawe yasuraga neza nta kibazo? Urumva ko ninde mu rwego rw'amategeko ufite ububasha bwo kugabanya imisoro y'umucuruzi n'umudekarara mu rwego rw'amategeko gucuruza? Ninde ufite uburenganzira, ufite ububasha buhebwa n'amategeko kugabanyira cyangwa gukuraho imisoro y'umucuruzi? Afande ntawe ufite uburenganzira. Ni umudekarara cyangwa Rwanda Revenue Authority cyangwa ni ikigo cyabihereye uburenganzira? Ni ikigo cyabihereye uburenganzira. None se uriya mugabo bakubwiye ko akorera Rwanda Revenue Authority? Ntabwo ayikorera. Kugira ngo mwizere mukorane, wigere ibyo byose, hari uko wamubonye, hari ububasha yakubwiye, wemere ko mwizerana mugakorana bino bihembwe byose. Tubwiye ko hari n'igisigaye bataradekarara, we kugira ngo mwizere umwinjize muri sosiyete. Urumva we yakoze iryo kosa kuko yampaye izo fagitire azi ko zitemewe. Njye ntabwo nabaga nzi ko zitemewe. Uzakira wowe nk'umuntu usanzwe udekarara, ufite uburyo ukoresha wishyura imisoro, haje wakira ubundi buryo bushyashya. Ntabwo umuntu ubikuzaniye ari ikigo cyabihereye uburenganzira, ni umuntu uhuye nawe nk'uko wabivuga ngo yaraje turaganira, ubundi ubwo wowe wumvaga nta kibazo. Urumva we yaje mu buryo bumeze nk'umukiriya, ariko nyuma urumva bimaze kumenyekana ko harimo amakosa, urumva ko namenye ko ari amakosa. Hanyuma niki wishinja, ni irihe kosa wumva wasobanurira abanyarwanda uvuga ati? Icyo nishinja ni uko izo fagitire ntabwo zemewe, kuko wenda Rwanda Revenue yerekanye ko zitemewe, bituma ari nayo mpamvu habaye amakosa, kumufata nanjye bakangeraho wazikoresheje. Ariko muri make icyo yenda nasobanura ni uko ngiye muri we nta ruhare nigeze ngiramo rwo kuvuga ngo namuha akazi ko kuba yankora izo IBM. Hari amafaranga avuga ko yagiye umwoherereza mu bintu bitandukanye, bamuhemba gute nabyo? Ayo ngayo kuyamwohereza, urumva ko iyo yampaga izo fagitire njye namuhaga amafaranga, twumvikanye na pourcentage. Yenda uzajya umpa gutya, ko umuntu avuga ati njye mfite stock ndacuruza, hari ibyo nasaguye, aho kugira ngo njye muri refund nasora fagitire. Nubwo buryo ngiye bundi nari mbizimo. Yigeze akubwira ko ari umukozi wa Rwanda Revenue? Oya, ntabwo yiza bimbwira ko ari wa Revenue. Wowe wakoranye nawe mu buryo bubi? Uburyo twakoranye murumva ko twakoranye nk'umuntu uri businessman uje kukorohereza mu kazi. Ariko ndabivuga, urumva ko nakoranye nawe muri ubwo buryo, niba yenda afite ibyo asagura izo fagitire, noneho ngiye nawe nayidekarara, urumva ko umusoro wagabanuka, birumvikana. Nayo mpamvu ngiye vuga nti yenda aho nakoze amakosa ariko ntari nzi,
nayo mpamvu nyasabira imbabazi. rero uri imbere byagaragaye yuko mwakoranye mugafungura kampani ya mbere mukayifunga mugafungura iya kabiri ukayikoreraho igahagarara ibicuruzwa byaba ari ingudafite cyari kigamijwe n'ikihe kugira ngo ufungure iya mbere ufungure iya kabiri kandi ukorana n'umuntu umwe mwari mugamije unohereza ibicuruzwa udafite? Oya, iyo ngiyo nta kampani nigeze mfungurana nawe, ko giye kampani yanjye ni Vision Hardware niyo nkoresha, nta yindi kampani nkoresha, ni nayo nafunguje we. Ubwo izo yafunguye zifunguye ku ruhande rwe, ntabwo izi miliyoni ziri kuvuga ko wanyereje utazemera. aho nasobanura, kuko niba kuri fagitire we yampaye zigaragara ko zirimo amakosa, ngira ayo mafaranga ngomba kwishyura, bareba izo fagitire zirimo ko ngiye ngo nkaba nazishyura, kuko urumva habayemo ikibazo kubera ko zitemewe. hari ukwishyura, hari no kuyemera, hari ukwishyura wumva utakaba yishyura kuko utanyereje, hari no kwishyura uvuga ati koko rya kosa narifatiwemo biragaragara ko ngomba kwishyura nanyereje imisoro. Aho rwose aho ndabyemera, kuko ikosa iyo rigaragaye ko warikoze ndaryemera jewe, ari nayo mpamvu nenge kubariza hano nti uremera kwishyura ute imisoro ku makampani atari ayawe kanazi igihe yafunguriwe? Kuri kampani je ntabwo nakwemera kampani ntafunguye, ko mfite kampani yanjye uzishyura imisoro ute ari nayo nkoresha. Iyo kwishyura iyo misoro Rwanda Revenue niyo ibiteganya, kavuga ati yenda wowe igihe niki mushobora gukorana amasezerano y'uburyo wagenda wishyura, kubera ko haba byagaragaye ko ari amakosa, kandi ayo makosa ndayemera kubera ko harimo fagitire zitemewe, ngomba gutangira umusoro wazo. Birashoboka ko kano kanya wenda hari abacuruzi baturikiye tukana ku musozo bashobora kuba bari gukora ikosa nabo dusoza nabo ubutumwa. Ubutumwa nabaha nuko bagenzura bakareba neza abantu bagenda babibeshyaho babashuka, kugira ngo bukuzagwa muri uwo mutego. Gukora n'umutego umuntu aza akubeshya ku buryo utamenya uburyo we yabiteguye, ugashiduka umutego wawuguyemo. Uko byagenze nibo bakuzi, ariko twebwe icyo dushinzwe nuko tumenya no gushakisha amakuru y'abantu bakora ibyaha nyine, bakora ibitemewe cyangwa se bashobora no kuba bahunganya umutekano. Uko bicara rero bagacura imigambi yabo, nuko babikora, nuko bakora uburiganya, nuko bakora fraude, nuko bahimba fagitire, nuko bakoresha inyandiko mpimbano, ibyo baragenda bakabikora nyine bonyine. Twebwe icyo dushinzwe ni ukumenya ko hari ababikora kandi tukanabafata. Ngira ngo uriya mugabo yabyivugiye, abantu bahimbye za sosiyete cyangwa kampani, ngira ngo amaze guhimba nka kampani nkenye, akajya abwira abantu akabasorera, ndetse bakanyereza n'imisoro, bigaragara ko bafite ikibazo cy'imisoro batasoze, akayibakuriraho bakamuha amafaranga makeya nyine ashobora kuba yamufasha cyangwa se akirira. Icyo tugira ngo tubwire rero abadukurikiye ni iki. Icya mbere ni uko hari amategeko agenga uburyo abantu basora. Ayo abaturage bakwiye kuyumva bakayubahiriza, abacuruzi bakayumva bakayubahiriza. Hari uburyo bwashyizeho bwo gusora, ntabwo turi bigisha hano, ariko bakwiye kuba babuzi kubera ko hari n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro. Abo rero abumva bafite ingingimira cyangwa se badasobanukiwe neza uburyo gusora n'isoreshwa rigenda, bakwiye kucyegera kandi ibiganiro byo bibaho bakabibasobanurira. Ariko umuntu wese uzarengera akarenga kuri ayo mategeko, akavuga ibyo byose byo gukoresha inyandiko mpimbano cyangwa gukoresha inyandiko z'undi, nyiramwabyumvise ko uriya mugabo izo kampani yazifunguriye ku ndangamuntu y'undi, zakakubeshya ati nkizi ndangamuntu yawe mfungure kampani, nawe ntuvuge ntugire amakenga. Uzabirengaho polisi ikabimenya izamufata. Polisi yicara ishakisha amakuru ikayashungura, aho bibaye ngombwa ko ifata ibyemezo igafata ibyemezo, atuzuye nayo igakomeza ikora iperereza kugira ngo iyuzuze. Ku bantu rero basora, nyamuneka nibakurikiza amategeko. Nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo kubakuriraho imisoro kereka ikigo kibishinzwe bishingiye ku mategeko. Ariko umuntu kuza akakubeshya rwose umenye yuko ashobora kuguteza ikibazo ukaba wabizira, nk'abangaba ko bagiye gukurikirana. Icya kabiri ni abafungura za kampani, nyamuneka nibafungure za kampani zo gukora no kwiteza imbere no guteza imbere igihugu. Ariko gufungura za kampani cyangwa se amasosiyete agamije kwiba leta, kunyereza imisoro no gushuka abaturage, bazabizira nibamenyekana. Icyanyuma turagira ngo tuvuge yuko mu by'ukuri
abantu badakwiye kwishora mu byaha, babiveho babireke. Tunabwira yuko uko bazabikora kose biratinda ariko bakamenyekana. Nkuru yashobora kuba yararyohewe ko yafunguye kampani ya mbere akiba imisoro, byagaragara yuko batangiye kumukeka agafungura iya kabiri, ariko ageze ku ya kane turamufata. Ubwo rero n'abandi barimo kubiteganya cyangwa se barimo kubikora, nyamuneka bararye bari menge. Ubwo ataza kuvuga ati jewe uyu munsi nafashe cyangwa ejo bundi sizamfatwa. Nta garanti afite, nta niyo polisi yamuha, gusa garanti yayihabwa n'ibikorwa bye byiza byo kutarenga ku mategeko.